nibwo yahise ambwira ati andika ibintu ukeneye. Ndandika pe, turandika, anabibonesha amazi akambwira ati twinjira ara turebe, tukahinjira akareba ati ati mana tuwakubona mu muhanda, ati mana nyagasani yagira ngo uryama kuri dubure. Turandika araje arambwira ngo ikizabiherekeza ni iki ngiki. Atariko nanjye nkabona ibyishimo. Ibyishimo yambwiye. None se buretse muhereke rero ahangaha niho hantu hajya hanancanga kurenza. Uyu muntu uko yaraje mu izina ry'Imana akakubwira n'iby'Imana izagukorera, byumvikane ko ashobora kuba yarerekwaga. Yarangiza kuki inyuma yaho yavuze ngo ntacyo uzimarira. Iryo ni ijambo naryo riba riturutse ku Mana. Nibyo byabindi tugarukaho birangira dututse rwa rukundo murimo muravuga ko kandi nkemeza ko rudahari. Kuko uyu muntu afata igihe cyo kunsengera indi Imana imuntomeho nuko yari yankunze, sibyo? Yego. Rero rwa rukundo ahageze ni yiyibagirwa ko cyangwa se Imana yamutumye ku ruhande rumwe, reka mvuge gutyo. We yizaniramo n'iby'imibiri ye. Yego. None se ubwo tubwizanye ukuri, urukundo ruri hehe? Rukwereka ibintu kugira ngo ukunde we wishore mu gatego cyangwa ukagwe. None se Mariro buretse manze nkubaze, nawe uri umukozi w'Imana. Ibintu Imana yamutumye weho wemera ko bizasohora cyangwa ntibizasohora ukurikije uko kuntu yabigerekeje? Yewe yavuze ibyo abona, ibyo yaboneshaga amaso y'umubiri. None se mama myoreka nkubaza akantu kamwe, utabwiye umuntu ko wambaye urukweto rwarobotse mu kirenge, uyu muntu yavuga ko wambaye urukweto rwarobotse? Umubyeyi mwiza cyane muramubona. Uraho neza mubyeyi? Muraho cyane. Ese wakwibwira abantu badukurikiye? Njye nari nshatse no guhaguruka kugira ngo manze nguhobere ariko nta kibazo. Murakoze. Yego. Mazina ni Marie Rose niyo mukesha. Ndi umugore utari umugore. Uri umugore utari umugore? Umugora. Umugore. Umugore? Umugore. Umugore ni iki? Ushatse kutubwira iki ubwo? Ubwo turakomeza nitugera mu cyiciro cyo kuvuga kuri abo bagore, bwo ndibuze kubasobanuraho nta kibazo. Imana ishimwe. Hari abantu bagiye bakubwira se kuri mwiza cyangwa bakakubwira ko bagukunda? Oya. Kubera iki se kandi igiye ngukunda? Buriya biragoye ko kujya gukama inka wapfa kuyikwa mutabanje kuyagaza. Akubwira umuntu rero ko umukunda atabanje kwagazwa nabyo biracyagoranye. Umuntu akubwira ko agukunda se uhita ubyakira cyangwa? Ntabwo mbyakira kuko nta rukundo rubaho. Wamaze kubona ko nta rukundo rubaho? Niki kikwemeza ko nta rukundo rubaho? Ahubwo se wabona rubaho? Ndembo na rubaho. Nta rwoda. Kubera iki? Rwabaye business n'inyungu. Nukuvuga ngo ubona nta muntu wagukunda atagufite izindi mpamvu. Yego. Ko numva byaba bikomeye? Ntabwo bikomeye kubera ko umuntu wese uje mu buzima bwawe aza kubw'impamvu imuzanye. None se ko nge hari igihe ushobora kureba umuntu byonyine ukumva uramukunze nta kindi kintu utekerejeho, wenda nshobora kukureba nkakuriya nkavuga turiya mu mama ni mwiza, uriya mu mama yambara neza, uriya mu mama agenda neza, uriya mu mama avuga neza, doko icyo cyonyine kigatuma ngukunda. Ibyo bintu ubona bitakibaho? Umuntu wese wagukunda muri ubu buzima aza kubw'impamvu. Ntabwo uri bunyemeze ngo urukundo ngo bira mupangu ruje gutyo gusa, ntabwo ruhari. Umuntu wese aza kubw'impamvu zicya gushakaho muri ubwo bugendo, muri urwo rugendo mugiye kubanamo. Ntabwo ngiye mbyemeranya nawe. Ni tutabyemeranywa rero nge ndaguha ibihamya n'ibimenyetso byo kuba nta rukundo rukibaho. Ihangano ugire na kimwe umpereza none ahangaha. None aho ubu mbwira ibimenyetso byibuze wabonye byemeza yuko nta rukundo rukibaho. Ndabiguha. Yego. Hambere ahangaha hari umukozi w'Imana uretse kunsura. Ngira ngo ni umukozi w'Imana. Ageze iwanjye buriya mujye munahisha aho mutuye. Ubu namaze kubigira isomo ko ngomba guhisha aho ntuye. Yego. Iyo umuntu aje akareba ubuzima ubayemo bw'ako kanya, yego, ahita kwemerera ibintu, yateruye ishyano ryose, yaranditse niba ibintu yanditse byanga byakunda bihagaze nka miliyoni nkazigaye nk'icumi. Ati Mariro, ati ibintu byose ngiye kubigukorera, nti nukuri Imana iguha umugisha mushumba, ntuzajya mu ijuru. Aciyeho umwanya arambwira ati ariko hari ikiri kubura. Mbese uko ambwiye? Yego. Ese ubu ni iki kiri kubura? Uko numva ibintu byose naba nabikubwiye. Kiye kumbwira arambwira ngo ariko nubwo nakora ibyo byose nanjye nawe uzampa ibyishimo. Uzamuha happiness. Wabyumvishe? Nzamuha iki? Ibyishimo. None urumva aje kubwiye mpamvu yarankunze nibyo, yarambonye mva aranyishimiye, ariko afite icyo ashaka, ntago aje kumfasha gutyo gusa kubera ko ankunze, ahubwo biherekejwe n'icyo yashakaga.
icyo kintu kandi kitabonetse no muri bya bindi byose yanditse nticyabonetse sibyo yahise anavuga ngo kandi nta n'icyo uzimarira uko niryo jambo ngo twa tuntu twose yari yatondetse agiye kugufasha byarangiye nta na kimwe akoze ahubwo ahita ambwira ati niba wanze gutya na gutya urabona wowe uzimarira iki ko abagore benshi muri uyu mujyi ariko babayeho n'umugore wubatse afite umusohokana yego ndamubwira nti nubwo se ndaba nubatse nkagira unsohokana ati none ko yagiye muri sauna nti utandukanye ibyo nakoze ibyambayeho n'ibyo n'abo bagabo nti none se ubwo waba ushatse kuvuga iki niba umuntu yaba yujuje byose byo mu rugo akarenzaho ibyo hanze ati ntabyo uzi nyine agenda nandakariya nantutse ko ntacyo nzigezaho rero ako kantu wari uvuze njyewe mpita numva ikiganiro cyanjye ukuntu kiri kugenda cyita kizamuka uragira uti yari umukozi w'Imana yaraje umwizerera muri ako kantu kiyita umukozi w'Imana hari ikintu kimwe cyatwishe twiyibagije ko aba bakozi b'Imana nabo ari abantu yego maze kubyibagirwa yaje mu marangamutima y'Imana yamutumye Imana izakugirira neza ije guhindura amateka y'ubuzima izakomora inguma akivuga inguma nataye amarira atagira ingano ndabomoka ubu utangiye kurira imbere ye nshirira ati humura arushaho kugira gutigita yuzuzwa avuga icyo Imana imubwiye yego arangije ngo kandi ngije no kugukura muri ubu buzima bubi butagira aterega isi nta shusho yagiraga Imana iza kuyiha ishusho ati nubwo uyu munsi nawe ugaragara gutya bitafite ishusho Imana igiye kuguha ishusho amen nibwo yahise ambwira ati andika ibintu ukeneye ndandika pe turandika anabibonesha amazi akambwira ati twinjira ara turebe tukahinjira akareba ati Mana twakubona mu muhanda ati Mana nyagasani yajya ngo ujyama kuri duburi turandika araje arambwira ngo ikizabiherekeza ni iki ngiki atariko nanjye nkabona ibyishimo none se uretse muhereke rero ahangaha niho hantu hajya hanancanga kurenza uyu muntu uko yaraje mu izina ry'Imana akakubwira n'iby'Imana izagukorera byumvikane ko ashobora kuba yarerekwaga yarangiza kuki inyuma yaho yavuze ngo ntacyo uzimarira iryo ni ijambo naryo riba riturutse ku Mana nibyo byabindi tugarukaho birangira dututse rwa rukundo murimo muravuga ko kandi nkemeza ko rudahari kuko uyu muntu afata igihe cyo kunsengera indi Imana imuntomeho nuko yari yankunze sibyo yego rero rwa rukundo ahageze yiyibagirwa ko cyangwa se Imana yamutumye ku ruhande rumwe reka mvuge gutyo we yizaniramo n'iby'imibiri ye yego none se ubwo tubwizanye ukuri urukundo ruri hehe rukwereka ibintu kugira ngo ukunde we wishore mu gatego cyangwa ukagwe none se Mariro buretse manze nkubaze nawe uri umukozi w'Imana ibintu Imana yamutumye weho wemera ko bizasohora cyangwa ntibizasohora ukurikije uko kuntu yabiherekeje yewe yavuze ibyo abona ibyo yaboneshaga amaso y'umubiri none se mama myoreka nkubaza akantu kamwe utabwiye umuntu ko wambaye urukweto rwarobotse mu kirenge uyu muntu yavuga ko wambaye urukweto rwarobotse cyangwa bivuga kuko yabibonye aba yabibonye urakoze cyane rero nitwe twiha impamvu z'abantu batuvuga ni nanjye wihaye impamvu yo kuba yahita avuga nzakugura amasafuriya nzakugura amasahani ninjye wamuhaye impamvu z'ibyo avuga sibyo cyo si kimwe kabiri iyo ntamuzana mu buzima bwanjye nkamubwira ntiduhurira aha tuganire ibi ntiyari kubimbwira kuko ntiyari kuba yabibonye yari kumbwira uburyo nkunda uburyo Imana inkunda uburyo izangirira neza ariko nta bindi yari kurenzaho inyuma yari kubona ariko urumva ninjye wamuhaye urwaho rw'ibyo avuga kandi none hararangije n'ibyageretseho nyuma yavuze ni ukuri ntago nakurenganya kubera ko we wabanje kuvuga ibyo ubonesha amaso ubeshyera Imana rero dufite abantu benshi bari kubeshyera Imana ngiravuze kandi bisobanura ngo ubu twicaye ahangaha twakwemeza ko atari Imana yari imutumye njye ntago nabyemeza none se Imana yamutuma nkisamubwira ngo nzamuhe ibyishimo ngirabona hari ibintu akwiye kuvura mu nda yanjye yego ikirumva ko ari ikibazo gaho akabivura niba ufite umuti urakoze cyane ariko rero bantu mudukurikiye muri aka kanya hari ibintu mukwiye kujya mumenya abitwa abakozi b'Imana uyu munsi bagiye batuma abantu ahubwo bava ku Mana babaye igitutsi bahindutse igitutsi kandi noneho si abitwa abakozi b'Imana gusa b'abagabo n'abagore ahubwo nibo nsigaye mbona ibintu bikaze kurenza reka noneho rero ngewe mbwire nze no kukwereka amafoto
umupapa umwaretse kumpamagara ati nabonye umumama umukozi w'Imana kuri social media ndamuhamagara nifuza gusengana nawe ati ngiye atampamagara ambwira ko arembye ngiye kumureba nsanga akenyeye igitenge mu mabere. Ati nibaza umuntu mbwiye ngo ninze dusenge nsanga n'igitenge atagiye kumbwira ambwira ngo yarankunze ati kandi ndahava bibaye ati Mariro ataho hantu ari kuhikora gute yaremerwa mu mutego ngaho mbwira ntiwarahaguye ati hoya atahubwo narokowe n'umwana we wakangutse ararira mukurira uko yari yavuniye mu rufunguzo ntiyarukuyemo mbese nkingura ndiruka ngo uwo mugore atuye Kimisagara ubwo nawe niyo yumva azahita akizwa Kimisagara uzahita ukizwa. Yesu ariko uzi ko dusigaye dufite ibibazo n'ibigeragezo koko ari nayo mpamvu ngende kuvuga ngo abantu biyita abakozi b'Imana kuri iyi saha bafite ibintu byinshi bakagombye guhindura kugira ngo byibuze bareke no gutuma abantu badakunda Imana kuko twese turabibona cyane social media buriya ikurikiranwa kurenza n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Nuza wiyise umukozi w'Imana, nuza wiyise umuhanuzi, nuza wiyise pasiteri ariko ari wewe ibibi byose biherekeje utekereza yuko abantu benshi batazava ku Mana kubera wowe? Reka nkubwire hari ijambo ryavuze ngo mu gihe cy'imperuka marayika w'umwijima azambara umwambaro w'umucyo kugira ngo aze kuyobya intama. Yego. Kandi bishatse kuvuga iki? Ntago ari uko aba bantu batabyirutse bakijijwe ahubwo bari bakijijwe bagirana n'Imana ibihe byiza. Bagiranye nabo ibihe byiza bemerera amasezerano meza. Buriya reka ngo urugero umugore wari yagahaga atekereza mu majyepfo ko niho ibitekerezo bye bitabigira gute bigarukira. Sicyo si kimwe buraza kumbwira aho nari buvuga ibintu neza kandi ndi kumva mpamanya nuko abagore duteye cyangwa se nuko abagore twiyumva. Noneho umbwire ufashe Maria Rose uyu munsi uramugaburiye uramwambitse arasa neza sibyo? Maria Rose amugusa neza abikuye imbere y'iyi Mana none atangiye kubona hari abantu bamushagaye inyuma bamwereka ko ari uriho ndi mwiza ndakeye ndasobanutse. Yego Maria Rose aho nzahindura ingendo imico imyifatire n'imvugo ndetse nabo nagendanaga nabo bazahinduka. Yego sibyo? Nibamara guhinduka wowe warunzi muri ya shusho yuko ndi umukozi w'Imana ako kanya uzavuga ati hari Maria Rose no umukristo kanjye kumureba icyo uzasanga ndi bize so buretse ndahuze ndi kuri telefone ndi gukora nzaguha impamvu nyinshi zikwereka ko ntakiri mu rwego rwawe. Yego. Twakoze ikosa rimwe tukajya turahirindahira imbere y'Imana ko tutazayihemukira. Yego. Satani nawe adutega ikindi gihe duhemukira Imana mu kindi gihe. Yego. Imana y'amahoro cyakora wa mugani itabare n'abantu kuko uyu munsi ndi kubona abantu benshi baguye kubera izo mpamvu. Bari bagwa se abo ubona niba cyari n'abandi bazagwa. None se Mariro iyi saha hari ikindi kibazo nshaka kukubaza cy'uburyo ki umbabarire ntago ndi bwinjire mu buzima bwawe kubera ko buriya sinjya nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu ariko muri aka kanya ukurikije ibihe wagiye ucamo ukurikije ukuri no kumbwira uti nta rukundo rubaho wiyumva ute n'urugendo rwo kuri iyi si ndetse hagati yawe n'abantu niko nabyita kandi ubwo ndavuze ngo dukurikije n'ibihe wanyuzemo mu minsi yashize kuko hari inkuru zawe twagiye tubona zitandukanye weho iyo uri kumva muri uru rugendo wumva bimeze gute hagati yawe n'abantu? Ku ruhande rumwe abantu ni bagari, abantu ni ishuri umuntu yiga ntahage, bigusaba guhora ufite ikaramu n'ikaye kuko umuntu ahora akubera mushya niyo mwamumaranye imyaka 20 na 40 umuntu yakubera mushya bikakurenga. Yego. Ninjye kuvuga ku bantu ntago ndi bubone ubusobanuro ahubwo nageze ku rwego mvuga ngo ariko Mana birashoboka ko umuntu yaba ahantu ha wenyine ariko nza gusanga nabyo ntibikunda kubera ko Imana ibonerwa nanone mu bantu ariko mbona mu bantu ntago ariko bose ari abantu ahubwo habamo umuntu mu bantu habamo umuntu. Yego. Noneho ugasanga buriya erega bamenye ntago amacumu tuzaterwa n'abakure ahubwo ngewe tuziranye kubera ko nzi ko mama Minyoni yambara marinete nzazamukira kuri ya marinete ngo usenye pe. Yego.
kuko nzaba mfite intego y'icyo wampaye cyo kugusenya. Rero abantu narabatinye, numva ntinya. N'ubu uba wumva utinya umuntu? Ndatinya pe. Tinya umuntu, n'ubu mba numva pe umuntu ari nk'ibintu umuntu yifitemo cyangwa ubushobozi umuntu yifitemo, mba numva umuntu yaba ahantu ha wenyine. Yego. None se Mariro, hari ikindi kintu wari uvuze mu kanya, wari umaze kuvuga ngo abantu nta rukundo bagira. Ntarwo. Uti umuntu agukunda kubw'inyungu runaka agufiteho. Wewe uba wumva hari umuntu wareba gutyo ukumva uramukunze? Ntabwo bikubamo? Oya. Umuntu ndi kuvuga ashobora kuba ari umudamu, ashobora kuba ari we wese, ashobora kuba ari umugabo. N'umwana. Nge reka mbivuga iki kintu mujye mumbabarira kukivuga. Abantu benshi bakunda bavuga ngo ndamushize isoni, nta kinyabupfura ngira, nta shinge nta rugero. Nongere mbitangemo ubusobanuro, ahubwo uwiyumva ko yaza agafata izi nshingano basi kanyigisha ibyo bintu byose. Navuze ngo n'umwana nabyaye ubwabyo, yego kumukunda birangora, kuko niba ntihereyeho ubwanjye, sinzi uko ndi bubisobanure, ariko kenshi iyo ndi njyenyine, umuntu kumwe yicara nyine ari wenyine ari nko gutekereza, nshobora kumva wagira ngo ndi kuvugana n'undi muntu, kumva amajwi ambwira ati ubundi ubuntu uzimarira iki, ubuntu uzagera kuki, ubundi ntiwakwiyahuye. Yego najya nkurura koko nanjye nkabona nta muntu mfite, ntawe nabwira ibi bintu byose ninjye bireba, ubuzima burakaze, ese koko nzimarira iki? Yego. Nkumva ijwi ryanganjije, nkahita iruhande rwanjye urumva hari ibinini baduha, hari idera byo gusinzira nyine. Muri cya gihe njye nakagiye kubishyikira ngo mbinywe, umwana agahita azayiruka ngo mama shushu be. Wabyumvishe? Noneho ukankumva ni nk'ijwi rivugiye kure, nkamera nk'umuntu ukangutse. Yego. Mbwira wenda turacyari mu minsi yo kwibuka tuniyubaka. Yego yego. Niba uyu munsi abantu barasuye mama bati byibuze wanagerageje ukamwereka ko baramubyaye, ntukomeze kumufata nabi. Yego. Ntabyumve. Amenye uyu munsi urwishingikirizo rumva nta famiye kwa papa nzi, ntayo kwa mama ngira, na mama ubwo aharadahari, kurumva umuntu kuva mvutse kugera uyu munsi nta mugabo, nta shinge, nta yego, byose noneho ubishyire kuri Maria Rose. Abo ufite n'abana bawe bonyine, kandi nabo kubakunda uri kumva ko bikugoye. Mama minyo ikintu ntabonye ndi moto, si kibone ndi ku mugabo. Yego. Sina nakibonemo n'itorero ryanjye nayo nizeye mvuga ngo ni ryo mubyeyi. Urambwira ngo icyo kintu ngende bugikure hehe? Urambwira hano ndi bugikure. Nago biba byoroshye. Eko numva se mana we, ndashaka kugira ngo ibyo bintu ngewe nawe tuzabikorera inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera n'ubinyemerera tuzabigeraho. Mfite n'umuntu wigeze arahira, tweze tuganira, ari umuntu tweze dukorana turaganira. Bigeze agatarambira tumva ikintu nkwemereye, ati ngiye nkwemereye kubera mukuru wawe. Ariko uwo muntu ntago nzi aho yahereye, sinzi naho yagiye, sinzi nuko byagenze. Rero abantu mujye mumba barangiye ikintu cyose ako kanya umbwiye nge ngifata nk'ukuri, kandi numvaga ari nk'ikintu nyine cyari mu biganiro. Yego. Ariko igihari cyo ubuzima bwose twanyuramo, Imana iba yarabwanditse uko buzagenda bukurikirana. Rero niyo mpamvu dukwiye kwakira, ahubwo ikintu imbaraga umuntu abura nizakira. Cya kintu agiye gucamo nizo mbaraga turi kubura, cyase nizo mbaraga mbura zo kwakira kubu noneho n'umugabo ntawe, inshingano zakoraga abantu babiri zigiye kuri umwe, ibintu byose ndi kwakira ko ari ngewe gusa. Oya buretse manze nkubwira akantu, uragira uti hari igihe nicara nkumva n'amajwi ambwira ngo ni niyahure araza, n'iyi saha ayo majwi aracyaza kuri wowe? Yego ko nyagasani. Mumyo ndicara iwanjye mu rugo, niyo mpamvu kenshi ni bakunda kunsura akunda gusanga hari nk'umuntu hatashobora kubura umuntu mu nzu, ndicara ubwo wenda ntiyabuze, wenda baramwana arambwira ati mama nta sabuni ihari, najya kumva nkumva ni nk'umuntu uvuga hano wozimarira iki, amajwi akahita bikubwira, uhita wumva ijwi rivuganye nawe, uzimarira iki kundi wakwiyahuye, ukanaranganya amaso ukabura umuntu ukubwiye wakwiyahuye.
nta muzimu waba umvugiyemo ati mu izina rya Yesu. Noneho Satani agahita kwereka intumbi z'ibintu byinshi ukeneye gukora, agakwereka aba bana bagiye gutangira ibibazo byose ukabitekereza muri nkahita numva mvuga ko wundi wa mugani koko nshingiye uko navutse, nshingiye uko nashatse, nshingiye nuko mbayeho, nshingiye n'abantu, nshingiye byose nkahita mbona nta kintu na kimwe mfite tayari, nkahita numva nta kinywa bikarangira. None se muri iki gihugu turabizi ntabwo ari weho wavutse muri ubwo buryo wenyine, hari benshi bagiye bavuka muri ubwo buryo. Nta muntu unkurikije waciye kuri social media abantu bose barabibonye, nta muntu waba waridekaraye byibuze ngo akuvugishe akubwira ati iki kintu nanjye nagiciyemo ndi mugenzi wawe. Yego, abo bantu ahubwo barankomeza, Imana ijya ibamera umugisha. Barahari, barabonetse. Yego, barangana, twaraganiriye, barambwira ati natwe nuko twagiye tuvuka, hari umama umwanganirije arambwira ati ariko uyu munsi nanjye ntiyigeze nkunda na gatoya, ati njye nakoze n'ibirori yanga kubizamo, narabyaye ntazi abana banjye, ndambwira nti ntiwopfuye urwanjye. Giye kumbwira arambwira ngo ariko ngo nta kindi kiduhesha imbaraga no gukomezwa n'ababana. Noneho rero ngiye wumva ikintu kigaruka, indeba abana nkababonamo bwa buhemu bwase, ugahita ubona ko akundi se twarwanaga hasi hejuru tukaguruka hasi hejuru induru, ukareba ukuntu mwashakishije amafaranga imitungo akayandika ku mubyeyi kuri iwabo, gahita ubona nk'umwana yakora nk'ikosa gatoya kumva bya bintu byose bise bizamuka n'umujinya, ukaba wakubita abana mwana ukanamwica. Yego, icyo cyo ndacyemera 100%, kubera ko iyo uri muri icyo kibazo umuntu ushobora guhita uturaho umujinya ashobora guhura n'akaga gakomeye. Abo burangiye umujinya ni mutura bari abana niyo mbona ku ruhande rumwe mw'abana, Imana imbabarire twese bari abana, simbizi ukuntu nzabifata tu. Hari umumama umwe twigeze kuganira, yari afite ikibazo kimukomereye cyane kimeze nk'icyo cyawe. Ndashimira Imana yuko hari ibintu byagiye bimuvamo. Nawe yari ari ku rwego avuga ati nabiriya byana, niyo terime yakoreshaga, ibiganiro byanjye byose arabikurikira, n'iki ngiki nzi ko ari bugikurikire. Yarambwiraga ngo nabiriya byana simbikeneye mu buzima bwanjye bitazamera nka se. Nyine ikosa umwana akoze rito cyane, mpita mbona mupopo rero, nkahita mbona forume yose. Ikintu nashaka kukubwira nuko uyu mubyeyi uko abimbwira gutyo, umunsi wa mbere akibimbwira naracecetse. Yabimbwiye nta dufite ubundi buryo twahuye twamenyanye, ariko ibintu bya counseling ibyo ni ibyanjye kuva kera. Hari igihe umuntu anabyiga narabyizeho, hanyuma hari n'ukuntu umuntu aba yaranabivukanye muri we. Namanje ndamucecekera kuko urumva nyine yari afite umujinya n'agahinda. Nyuma yaho ngenda mbimukuramo gake. Ubu uyu munsi iyo duhuye aravuga ati ishimwe afite n'iry'abana banjye. Mariro, uru rugendo ntabwo twazarukora ku buryo byibuze wazagera umuntu wibonamo umwe ku isi ukumva uramukunze. Nanjye ndabyifuza kuko nkurikije igihe wavukiye uracyari umwana, cyo ni kimwe. Ikindi uri mwiza nkuko nabivuze. Ejo bundi hari umuntu uzakubenguka. Eka ye. Uye wibigiraho ikibazo. No ese wagize ngo biratangaje. Ahubwo se ubu ntaratangira kugutereta. Kuko hanze hanga abatereta bo baba bari benshi. Gusa umutwe wawe ushobora kutahita ubyakira. Ariko mpamye ntashidikanya ko umbabarire ngewe ninjye ububyirebeye, nta Imana ibimbwira, nge ntago Imana ijya imbwira, ariko ndembo nuzongera ugashaka. Ariko igihe utarabyakira nyine urabiseka gutyo birakariremo ugira gute ntunabyumve, uhise ukora kuri za mpeta wiyambitse. Ariko ntekereza ntashidikanya ko bishoboka ko ushobora kongera gushaka. Uyu Marie Rose. Eka ye. Oya wikwiruhutse. Gutaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi, utarahura simwifurije guhura. None se Mariro, usibye wenda kuko nakumvishije, usibye n'abandi bose nanjye ubwanjye sinikunda. Nge byarananiye wa. Kwikunda wumva nta birimo. Aho bundi breka. Mumbabarira abantu mwese bucana munsubiza, ubundi urukundo niki? Enyi ubwo ntago ubona.
ikibazo njye sinemera ko urukundo ari impumyi ahubwo urukundo rureba neza ni igiki nyine icyo urukundo ni ibyiyumvo wiyumvamo ukavuga uti njyewe Marie Rose ukicara ugafata n'indorerwamo ukireba ukavuga uti Marie Rose ni mwiza kamanzi ukabona kuri mwiza wamara kubona kuri mwiza uti ni ukuri kw'Imana Marie Rose ndagukunda urukundo ese ujya ufata umwanya wo kwireba mu ndorerwamo ibyo byo byanambangamira nashiduka indererwamo nayimeni kandi ubwo sinkubeshye nashiduka nayimeni ntabwo ushobora kwireba ngo wumve urikunze wumve urishimiye n'ibiki byose Marie Rose ko numva rwose nawe papa wambajije Karame nambazi murakoze bazo zirakurura nta kibazo murakoze cyane bakunzi bacu duhurira ku macana atandukanye kandi mu biganiro turimo tuganira turi kuganira ku kintu bita urukundo yego mbere yacu rero nkuko hamubona Marie Rose ari kuvuga ku rukundo ko nta rubaho ntarwo ndibuka Marie Rose Karame ndibuka twiga ku isomo ry'urukundo muri kaminuza batwigishije urukundo rw'uburyo bubiri ku rukundo rw'Imana agape rutagira icyo rushingiraho no ku rukundo rw'abantu muri rusange uko abantu tubana n'uburyo dukundana n'uburyo tugendana tuza gusanga urukundo rw'abantu muri rusange akenshi rushingira ku bintu no ku bikorwa no ku buzima bw'ibyo babayemo cyane ko twaje gusanga hari n'abantu bakundana kubera profe y'icyo baprofita ku bandi icyo nicyo hanyuma kandi tukagaruka inyuma tukareba ku rukundo rw'umugabo n'umugore Bibiliya Befeso 5 Pawulo yandikira Befeso bice 5:22 yaravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu no kuganduka ko sugukunda yego mugandukira abagabo banyu arongera kandi Petero abyandika neza mu bice 3 mu rwandiko rwa 2 aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu none uradutandukanyiriza ute kuvuga ko nta rukundo rubaho hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se hagati y'umukobwa n'umugabo benda kurushinga ko nta rukundo rubaho abantu babana gute kandi nta rukundo nuko nje ntabyo nabonye aha ntabyo wabonye gute rero nshakana n'umugabo wanjye nuko yaramfashe ku ngufu wabyumvishe neza yego ikindi cya kabiri urwo rugo twabayeho kugira ngo dushakishe tukwiteze imbere ibyo bintu by'inkundo byaje kwa kangahe yagufashe ku ngufu waramusuye nari umukozi wo mu rugo ahantu nabaga yego ari kwa mushikiwe yego ahataha yego kumwe umwana ava tuva muri dushe turangije imirimo yose yo mu rugo sanga ari mu cyumba yego kiwanje ngiye kwambarira biba bityo ahita nantera inda none urambwira ngo izo nkundo zaje zite hanyuma se aguteye inda mwaje kubana cyangwa byarangiriyeho kubera ko urumva nari mutoya yego bari barimo bafunga abantu icyo gihe mushiki ahita amubwira ati mutware ni wowe ubikoze hari ikintu nshaka kugira vuba none se Marie Rose guca iteka ko nta rukundo rubaho bitewe wenda n'ibyo wahuye nabyo hari isomo bita kiridame ni ubuvuzi bw'umutima n'ibikomere umuntu abana nabyo cyangwa agendana nabyo impamvu waba uvuga ko nta rukundo rubaho ahari ntiwe byaba ari ibikomere ufite ariko urukundo rwo rukaba ruhari si impamya ko abantu barufite muzigumane ariko kwa Marie Rose nta rwa mama nabonye nta rwa bene mama nta rw'umugabo nta rw'imiryango y'umugabo yego nta n'urwitwa rw'inshuti nabanye nazo cyane agendanye nazo nta n'urwitorero turekera aho ngaho Imana turekera aho ngaho kudukomeza ibindi tutarava aho ngaho tutaranabireka ubwo se byaba bijemo wa mugani uvuga ngo ubuze byose yewe nabuze aho navutse mbura aho nashatse mbura byose nk'ingatimenye nsigaranye babana nabo kandi ndi kwiga kugira ngo numve ko nagira wa mutima ubu urukundo usigaranye n'urw'Imana hari Imana n'urukundo Imana igukunda simbizi nayo kuko sinyibona niba inkunda kuko simbizi Marie Rose no yahave
Maria Roza sibiki reka gusubize Marene Mariro karame nyine abantu reka tubone bambwira njya abantu bose bavuga ngo Maria Roza ngo tingumvugana mujye mwihangana nyine ubwo nuko Mariro karame ariko abantu uyu munsi ngewe ikintu ngiye gusaba abantu bari bwandike no muri comment n'abandi bose nta mpamvu yo kugucira urubanza kubera ko ntago tuzayibuza abantu rega nago kugucira urubanza bavuga ngo uvuga nabi ngura umushizi w'isoni n'ibiki byose umuntu ashobora kubyitwaza kurikije iyo situation irimo ariko mpamye ntashidikanya ko uramutse wemereye abantu bafitiye impano yo kuganiriza abandi urukundo warubona kandi waruhabwa kandi nawe warutanga kuko si weho wa mbere si nawe wa nyuma wumvishije yuko hari undi mubyeyi mwaganira akubwira ati ngewe nkomezwa n'aba bana mfite kubera ko uyu munsi nureba ku bantu bo ku ruhande ko byamufasha imyaka 8 aganirizwa we n'abaganga kandi ngewe urumva ndacyari kuganira nabo nta n'umwaka ndamara aganira nabo uganira n'abaganga ariko byibuze wumva hari akantu gato yakagenda kazi yuri kuganira n'abaganga yego ko barakubwira ngo tubwire byose utagize aho uduhisha bagira uburyo bagufasha nyine nibyo mwirirwa muganira oya ndabizi counseling ndayizi uko ikorwa byibuze watase ukaba wabwira n'umwana uti wiriwe ute wavuye ku ishuri byagenze gute ubu ngubu bisigaye biza biragoye ko nabibabaza Imana imbabarire ntabwo nabibabaza wumva igiti gihagaze mu nzira kigende cyonyine tubyita igiti gifite amapine numva nyine tunduwe nyine ibindi byose bitakureba ubundi ubwo icyo mangana nacyo nuko wenda batabasohora mu nzu birire biryamire biyigire ariko ntugire ibindi bintu mbaza kubijyanye n'abana ndabinginze rwose mu munambabarire kuko ntabwo ndi bubone busobanuro bw'ibyo ndi bubahe urumva ntabwo biba byoroshye ariko hari ikintu kimwe ngiye kugusaba ndagira ngo wibuke yuko aba bana udaha urukundo nabo mu myaka nk'iyo ufite bashobora kuzaba bameze baryo uratekereza sosiyete iri imbere yazamera gute niba weho ubwawe urambwira uti sinikunda n'abana simba kunze aba bana nabo bazakura bazi ko nta rukundo rwa mama wabo babonye kubera iki nawe uragira uti nta rukundo rwa mama nabonye niba nta rukundo rwa mama wabonye wakoze ikintu kiri contraire reka tubitware gutyo wowe ukavuga uti ngewe reka nkunda abana banjye ibyo mama atankoreye mpinduka umwere ngewe mbikorera abana bamenye rero babarira nkubaze ubu wajya kugabura ikintu utifitemo reka nkubwire nacyo kisha abantu benshi sibyo umubwiriza butumwa aza kuri YouTube akabwiriza abantu kureka gusambana kandi abikora ugasanga yambuta bibye ntayifashe kubera iki nawe ubwe ntayo yifitemo nujya kugabura ikintu uzajya kugabura ikintu wifitemo ndacyo kugabura umuntu ikintu ntafite kubera iki ngiye kubeshya umuntu kandi usanga nicyo nkoze ntacyo kimaze impamvu ikintu cyose tugikora kugira ngo tukiduhe umusaruro nujya no guhinga uzacunga iyo ukurikiranye urwiri bigusaba gucukura ukageramo hasi sibyo none se urajya kugabura ikintu ni nacyo kishe aba bantu b'Imana impamvu niyi bagiye babwiriza abantu ibintu babica hejuru sibyo uyu munsi turi mu ngaruka zaba abantu bagiye batwigisha nabi yego iyo baza kutwigisha imibabaro n'urugendo Yesu yakoze n'imvune yahuye nazo no gushinyagurirwa no gusuzugurwa Yesaya 5:3 umurongo waho wa 3 kugeza ku murongo waho wa 6 uravuga imibabaro Yesu yanyuzemo iyo baza kudusomera ibyo bintu yego bakatwigisha urugendo bakavuga ngo mukurikize urugero rwiza rw'ababanjirije tekereza ko tutari kubona abasambanyi abajura abesikoro abatekamutwe ntitwari kubona divorce kuki divorce nyinshi unsubiza iki kintu ziri guturuka mu barokore yego nsubiza kuki zituruka mu barokore tutari kuzibona hari mu basinzi bicana ntabwo turi kumva abasinzi baba biyicaniye kuki none ziri kuva mu barokore mbo Mariro ikibazo cyawe umuntu aba ari kucyumva ariko uyu munsi nubwo mbwira ngo kuki divorce nyinshi ziri kuboneka mu barokore ntekereza ko aba bantu hari abantu bagiye kwishushanya mu idini bigira bo batari bo ariko noneho umubonye hariya hari ikiganiro nigeze gukora mbabwira ukuntu hari umusore wari usanzwe ari umusinzi arangije aravuga ati kugira ngo nzabasha kubona umugore
reka nzishakira umugore mwiza wakijijwe wibera mu rusengero ati uwo nguwo rwose azabasha no kwihangana yihanganira amafuti yanjye. Aragenda yinjire mu rusengero, akinjira mu rusengero yakubitaniyemo n'umukobwa wageze mu rusengero ndetse yinjira no muri korari. Uyu mukobwa winjiye muri rusengero akagera no muri korari nawe yari afite umugambo umwe uvuga ati ndashaje, nimba ashaje kandi ngomba kuzashinga urugo ndabahone. Yinjira mu rusengero agira amahirwe agira na ya mpano birangira agiye no muri korari. Umusore akinjira yamukubise amaso ati uriya kabisa we ntazancika dorazi no kuririmba neza arasirimba bikanyura. Urukundo ruraza, umuhungu muri iyo minsi yirengagiza agacupa, yirengagiza agatabi, buri kimwe cyose arakirengagiza. Yewe itorero ribijyamo bakora ubukwe barashyingirwa, nta muntu wari uzi target y'uyu muhungu. Bumvaga avuye gusengera ahandi wenda akaza aho, bumvaga bimeze gute na gute. Uyu musore bamaze gukora ubukwe bageze mu rugo, umukobwa akavuga ati nanjye nshatse umugabo w'umurokore, hari igihe ibintu bizagenda neza. Bamaze kugera mu rugo ku munsi wa mbere barihanganye, icyumweru biciyeho, icyumweru cya kabiri umusore ataha yavamvagaye, yasinze kubita hirya kubita hino. Akinjira mu rugo atumva nkubwire mugore mwiza. Umugore ati niko se sheri, ati bimeze bite? Atumva rero mubwire wa mugore wanjye we nagushatse mbishaka ngukunze, ati nukuri kw'Imana sinari umurokore genda yinja kwishakira umugore mwiza mu rusengero. Umukobwa atumva rero mushuti wanjye nanjye njyayo, nabonaga imyaka injyanye, ndavuga ngo hariya nzahakura umusore mwiza, atari ko jyewe buriya kuri kontwari sinahavaga. Amaze kumubwira gutyo undarangira avuga tumva rero musinzi mugenzi wanjye, ati twigira kuri kontwari ubundi rusengero rwatubereye umuhoza. Bisubirira mu kabari, ubuzima bwabo bw'akabari barabukomeza. Ariko wibuke ko ibi bintu ari uko babaye nkaho babiganiraho umugabo ari uko atake yasinze. Ese shuti yanjye umugabo uzasindira hariya yajya gutaha akaza yinywereye agashaka katungurusumu kaganza yanzoga, utekereza ko atazi ibi byose akabikora ku buryo na divorce iboneka? Uyu mukobwa yakomeza akiyumanganya akavuga ati this wansanze ndi umuririmbyi, ibi bintu rero simbyemeye, agakomeza guhagarara kuri ka kantu k'uburirimbyi yaramubonyemo, ntamwerurire ko nawe yari uwo kuri kontwari. Utekereza ko divorce itari kuboneka? Uyu mukobwa yitwaje ntago ziri mu bato, ziri mu bakuru. N'abantu bose ngo rero nibwo batangiye kumenyana amafuti yabo n'abakuru. Kandi noneho iki kintu cy'umwuka wa divorce cyateye, ntago mvuga ngo kizakizwa n'idini cyangwa kizakizwa n'iki. Ariko ubundi buriya nirihe ko se umugore atakwihanganira ku mugabo, ahubwo kwihangana kw'abantu kwabaye. Oya, nirihe ko se umugore atakwihanganira ku mugabo? Ngiye bazatwandikira muri comment barimbwire. Wewe icyo utabasha kwihanganira n'iki ku mugabo Mariro? Warakubiswe twarabyumvishije, inzara yarakwishe twarabyumvishije, bagucyuriyeho abagore twarabyumvishije. Ikintu cyabaye finali cyabaye iki? Uzi ko se nta ikintu hari nzi kwihanganira ni inkoni, kuko noneho yaratangiye kujya avuga ko ndi umusazi, banjyana indera ndi umusazi, natangira kungira umusazi sasa wero. Ikindi ntashoboye kwihanganira ni uburyo nane mu Karasano Nyabugogo marakwa muri gereza zo kwa Kabuga baranze, imitungo yose nsanga yanditse kuri iwabo. Weho warirwa gukarata nawe ari marakora, noneho nkagira ngo yabyaye banza tugiye kugura ninge nawe, kurumva n'amashuri yanjye ni hafi ya nayo urumva. Noneho we yajya kugura akandi wacuruzaga gataro, naragacuruje hano gereza yo kwa Kabuga, nafunzwe n'inshuro 6. Yego bya bintu byose nza gusanga nta na kimwe kitwanditseho nge nawe, yara byose twarabiguraga kabyandika kuri wabo. Nkajya gusinya nzi ko ndi gusinya ari iby'urugo rwacu, ko mbe bigiye kuri wabo. Cyari kubwa ibyo uvuga n'ibiki? Niyo mpamvu ngembe saba abantu nyine bagutuka ngo bajye bagenda gake, kuko hari umunsi tuzabona Marie Roza utari umushizi w'isoni, utanavuga nabi. Kuko ingeye ikintu nishimiye ni kimwe, nuko ufite abantu bari kukuganiriza, kandi nanjye ndi kumva uyu musanzu nshaka kujya ngutanga. Nubwo wenda gushakisha ubuzima muri iki gihe bigenda bitugora, ariko ukeneye, njye nicyo kintu nabwira n'abantu bose bari budukurikire, ukeneye ababyeyi bakuba hafi. Abagabo b'abahehe si bo babe bitonze, kubera ko bo wazabacamo kabiri cyangwa bigatuma
hari umuntu wigeze kumbwira nawe ni umuntu wari ufite ikibazo nk'iki ngiki afite ibyamuhungabanije aza kumbwira ati njyewe hari umugabo ushobora kuza azi ko aje kuntereta atakaza yivugishwa bwa bugambo bwa 12 azi ko ari buhita afatisha muri ako kanya ati bazi ko natwe turi amasharaguruka ati nkaba nahitamo kubita icyuma bakamfunga kandi batazi icyo ariko burya wanamura reka nkubwize ukuri mu bye niba hari ikintu mbonye muri iyi minsi mike y'urugo rwanjye rusenyutse abagore batagira abagabo barasuzugurwa n'imbeba yose ikaza kugutereta barubahukwa sha uzi ko n'utakuvugaga abona icyo avuga yego uzi uburyo abana bawe noneho basuzugurwa urwo nabonye nyine niyo mpamvu ndi kubwira ngo abagabo batereta ubundi mujye munihangana nujya no gutereta ujye imanza uvuga ngo uyu muntu ndi kwinjirira birashoboka hariho n'ushobora tuvuge nka Marie Rose gucecekanye nka gutya wamureba ukagira ngo yakwikirije yakwemereye wamugera imbere uri kuvuga menshi akayita kurangiza byashoboka yego nabikora hari n'umupolisi uretse kumamagana ndamubwira ntubundi niki nakora ngo ujye muri gereza wabwiye umupolisi gutyo yaramamagara ambwira komera mwihangane nduyu n'uyu nkorera hana ndamubwira nti ngize n'amahirwe n'ubwa mbere mpamagawe n'umuntu nkawe ntubundi niki nakora ngo njye muri gereza kandi ari igihe numva pe ndambiwe kuba mu bantu nk'abantu ubundi niki nakora ubu sinakwijyana nta kosa mfite nakoze ngo ntabwo nakwijyana ngo banyemere ariko banyemera nava hanjyayo kimwe hari n'ijambo mperutse gukoresha ndavuga nti ndashaka ko amaraso yanjye cyangwa imbaraga nsigaranye nazikoresha nkorera igihugu cyane niba banyemera bambwire njye mu kazi byo gukorera igihugu cyane ariko kuba muri societe birakurambiye birananiye ahubwo byarananiye none Marie Rose uretse manze nkubaza hari umwana wawe mukuru angana gute afite 13 hafi n'ine 13 umuntu ari gukandagira muri 14 n'ubundi umutoya agiye kugira 6 iyo utekereje ko wajya muri gereza uba wumva abana basigara hehe bya bindi nakwiye ko ntajya ntekerezaho kubera ko utabafitiye urukundo uko babaho ntago bikureba ntago bindeba pe ntezo njye nakuze rinde bireba sinjye byarebaga njye nyine ibyo bumbwira ni ibiki shamana mumbabarire mureka guseka we uzi ko mbuze ikintu cyo kuvuga reka dusoze uriya mpapa sinzi yashaka kumbaza karana ngo mubaze pastor hari ikintu ushaka kumubaza icyo nashaka kumubaza yego mubaze Marie Rose dusubize icyo nashaka kumubaza mu buzima iyo umuntu yabashije kuvuga bitewe n'ibikomere yaciyemo n'abamukomerekeje uko bangana ibikomere biba biri mu muntu biba biri mu buryo butandukanye kandi bwinshi ariko iyo umuntu abasha kuvuga nk'uko uvuga burya abasha no gukira cyane biramvikana burya indwara umuntu arwaye akanamenya ko ayirwaye abasha no kubona umuti umukiza ngewe ibyo nendaga kukubaza nkurikije ibyo nagiye numva amarangamutima yawe arakomeretse cyane ntabwo nabikubaza birakomeye ahubwo navuga ngo burya bavuga ko iyo wakomerekeye mu rukundo womorwa n'urundi rukundo burya ni rwo rukomora tuvuge nk'urugero umugabo buriya wakomerekeye mu rushako agakomeretswa n'umugore babana burya iyo abonye undi mugore Imana yamuha cyangwa se wamubera umugore amwomora ibikomere cyangwa se akaba yaza akanabyongera ariko urukundo icyo muri bikomere by'urukundo ni urukundo kimwe n'umugabo cyangwa umugore wakomerekeye mu rukundo yakomorwa n'urundi rukundo kuko icyakomerekeje umuntu nicyo kimwomora ariko kandi nkaba navuga nanone ngo kubera ko umugabo harya atakomora n'umugore ntakomore ariko hari Imana ijya yomora ibikomere icyo ngewe navuga ndetse nanashyiraho imbaraga nkurikije ikiganiro twumvise cyangwa se dukoranye ko umuntu yakuba hafi cyambere kugusengera murakoze cyane cyambere kugusengera kuko burya iyo umuntu avuga ati njyewe ubuzima bwanjye ntacyo mumariye aba afite ikibazo gikomeye aba akwiye kwegerwa icyambere gusengerwa
icya kabiri kuganira, noneho kandi Imana ikaguhuza n'abantu bataje bagenzwa n'utundi tuntu, ahubwo ari abantu Imana ubwayo yizaniye kugira ngo babashe kugukura muri ako gatebo Satani yagufungiyemo, bakugarure mu byiringiro by'uko byose byishoboka ukiriho. Buriya mariroze Imana yakurinze kuva mu buto bwawe kugera uyu munsi, ntabwo Imana ifite ubwenge buke cyangwa ubuswa, ahubwo ibyo byose uri gutekereza Imana ifite igisubizo cyabyo. Ngiye ko ntajya nsaba Imana kubaho koko. Oya, nta nubwo bizi. Hari ikibazo bambwiye ngo uri pasiteri, nibyo koko warimitswe. Hari ikibazo nshaka kukubaza, maranye iminsi itari mikeya. Bibiliya mu maho nagerageje gusoma, nasomye Bibiliya mbwirwa ko nta mupasiteri w'umugore ubaho. Ibi bintu biva mbabarunsobanurire kugira ngo nanabimenye, nge maze igihe kinini nagerageza gusoma Bibiliya nkasanga nta hantu bavuga umupasiteri w'umugore. Kubera iki dufite abapasiteri b'abagore? Kandi nanjye n'uyu munsi usimbutse uwinazi y'ibicu ahita ambwira ati ni ukuri Imana ikugize umushumba, nakwirana nshaka n'incumbi ihene cyangwa inkoko cyangwa intama, nakwikurura nkabona ntibihari nyine. Kubera biva ku kibi bintu byo kugira abapasiteri b'abagore. Kera mu isezerano rya kera, yego, umuco w'abayuda nta mugore wemerwaga, yari ahejwe kuri byose ndetse n'umwana. Hanyuma uwo muco Yesu yaraje arawubasangana, ubwo nawe yahazaga abantu 5,000 ariko ntibabariremo abagore n'abana. Hanyuma kubw'umusaraba Yesu yahamagaye bose, cyane ko niyo dusomye amateka y'itorero uko yagiye akura n'uko yagiye afungurwa, dusanga nk'itorero ryo mu Burayi, Pawulo ajya gufungura itorero mu Burayi, ajya kubwiriza mu Burayi, itorero rya mbere ryari rishumbwe n'umugore bitaga Lidiya, niwe yagiye yabaye umugabo, kuko Bibiliya iravuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya n'i Yerusalemu. Bivuge ngo rero uba wahagaze mu nshingano nk'umugabo zo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuba rero Imana yagutoranya si uko yaba yibeshye, kuba umugore yaba pasiteri si uko yaba yibeshye. Oya, ubu Imana yahamagara uko ishaka, kuko mu muhamagaro wa Yesu yahamagaye bose. Ryahezwa ryari rihari rijyanye n'umuco wa Kiyahudi, iryo hezwa Yesu yarikuyeho, ahamagara bose kumukorera. Abadiyakoni ba mbere b'abagore babaye mu itorero rya Efeso. Muri za Simuruna tubonamo abagore bagiye bakora, muri za Tuwatira twabonyemo abagore bagira gute bagiye bakora. Rero uyu munsi kuba umugore yaba umushumba w'itorero ntabwo ari ikibazo. Murakoze kunsobanura, nari nagiye njibazaho cyane. Divorce mwavuze ngo zibera mu nzu y'Imana, kuba divorce muri kubona zibera mu nzu y'Imana, uzafata igiti cy'iperu gitere ku muhanda, abana bazakinyuraho buri mwana agikubita umujugujugu. Imbuto zo gukiranuka ziri mu bera b'Imana Satani nizo yaje gusoroma. Babyumvise? Hanyuma kubw'umunaniro no kubw'ibitotsi twagize muri uyu murimo, dushiduka ingo zigira gute zigenda zisenyuka. Icya kabiri cyashenye ingo z'abarokore cyane nyinshi. Ubirebye neza, ushubije amaso inyuma, usanga ingo zisenyuka n'iziri gusenyuka. N'abantu bagiye babana mu butayu nta rukundo ruhari. Umuntu abona uriya babana mu Buyede yamwemera, bakabana nta rukundo, bakabana gutya. Uyu munsi barasenga, baba mu mwuka, Imana ivugana nabo, amasezerano asohoje. Niho wabonye umugabo yari umugore akabona ntibaberanye bitewe n'amafaranga, kuko buriya amafaranga niyo agaragaza umuntu wari we. Imana iguha umugisha, usubije neza nicyo cyambayeho. Niyo agaragaza umugabo, niyo agaragaza umugore. Hanyuma rero za divorce ziraza ziba nyinshi mu nzu y'Imana, abantu barananirwa, bagira ibitotsi, bararyama barasinzira. Bibiliya Yohana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanitswe na Yohana mu bice 10 ku murongo wa 10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi. Icya mbere kimuzana ni ukwiba, abantu baribwe. Icya kabiri ni ukwica, Satani yamaze kwica abantu kandi bahagaze. Icya kane ni ukurimbura. Ahubwo icyo twasubiza inyuma nk'itorero, twareba abantu twibwa iki. Satani yatwibye iki, kandi icyo yatwibye yajyanye Rojenari adusigira Pilato. Urakoze. Kuko yatujyanye Rojenari, mama Minyoni si umugore wanjye, ntabwo dukwiranye, ibirenge bye birahengamye, ndabona atajyanye na size yanjye. Adukuramo Rojenari yuko icyo Imana yateranyije ntawe uzagitandukanya, adusigiramo Pilato ivuga ngo
warongora n'undi bigakunda. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane kunsobanurira. Murakoze cyane rero Marie Rose kuri iki kiganiro cyiza tugiranye. Nubwo nyine njyewe mba ngiye ntashizwe ariko ntibyatuma n'ubundi tutazaganira. Abantu badukurikiye muri aka kanya nabasaba ngo manzi tubwire nimero zawe kwanza. Nimero zanjye ni 078 99 28 584. Igitumye mvuze ngo Marie Rose natubwire nimero ziwe, ndifuza ko ababyeyi cyane cyane bafite umutima w'urukundo mwahamagara Marie Rose mukamuha urukundo, mukanamwegera. Afite igikomere cy'uko atigeze agira umuntu n'umwe umukunda, ari nabyo bizatuma muvuga ngo tubona ari umushizi w'isoni, tubona. Ntabwo yigeze abwirwa neza, ntabwo yigeze abwirwa ijambo ry'urukundo, ntiyigeze abwirwa ko ari mwiza. Shani mumubwire ko ari mwiza rwose, ni mwiza Marie Rose. Umva njye none ari kumureba vizavi, reka kwigirishwa gutyo umunwa batagira ngo hoko uri mubi. Oya, Marie Rose ni umugore mwiza cyane, nubwo atigeze abona urukundo nawe akaba yumva atarutanga. Iyo umuntu agera ku rwego avuga ati njyewe mba numva nakwiyahura, nabajije umupolisi cyatuma njya muri gereza, ibi byose ni ibyerekana yuko uyu muntu aba yaramaze kwiyanga. Rero abadukurikiye ni mudufashe muhe Marie Rose urukundo rwatuma nawe abasha kwikunda, akabona uko akunda abandi ahereye ku bana be. Yego. Abari badukurikiye rero murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, njyewe nari Mama Mignone Official n'ayandi macano yose adukurikiranye. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.